Mu karere ka Gicumbi kuri uyu wa gatandatu, Minisitiri w'Ubutegetsi w'Igihugu Habimana Dominique yifatanyije n'abaturage bo mu murenge wa Kaniga mu gikorwa cy'umuganda rusange usoza ukwezi kwa kane mu bikorwa bitandukanye by'iterambere rusange bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage no gushimangira umuco w'ubufatanye. Umuganda rusange umaze imyaka myinshi mu Rwanda wimakazwa n'abaturage, cyane ko ari umunsi ngaruka kwezi, cyane cyane ukunze kugaruka mu minsi ya nyuma y'ukwezi, aho uyu munsi ukunze kugaruka mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi, cyane cyane yuko abaturage bose bo mu gihugu cy'u Rwanda bahurira hamwe bagakora umuganda rusange urimo gusana ibikorwa bitandukanye, haba higanjemo ibikorwa remezo, imihanda, amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye, cyane cyane ko bafatanyiriza hamwe ndetse bakanabikora n'umutima utuje ndetse bakanabikora bibavuye ku mutima, cyane ko buri muturage wese w'u Rwanda ugejeje imyaka 18 aba agomba kujya mu muganda uko byagenda kose. Nubwo igikorwa cy'umuganda kititabirwa na bose, gusa hari abaturage b'inkoramutima cyane cyane bakunze kwitabira gahunda za leta mu bihe bitandukanye, bitabira umuganda cyane cyane bakanawitabira rwose bivuye inyuma, hanyuma bagakora ibi bikorwa bitandukanye byo gusana ibikorwa remezo ndetse na gahunda zitandukanye zirimo ibikorwa bifite inyungu rusange ku baturage. Umuganda rusange ni igikorwa gitenyerewe cyane mu Rwanda, cyane ko mu myaka yashize kenshi na kenshi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiye agaragara mu bikorwa by'umuganda, biri no mu bintu byagiye bitanga isura nziza ku baturage b'u Rwanda n'abatari babishishikariye, bikarangira bari kubyitabira mu buryo butandukanye kandi butangaje ndetse n'umutima ukunze. Biri mu bintu kandi byagomeje kugira ingaruka nziza by'umwihariko ku mibereho myiza y'abaturage, cyane yuko hamwe na hamwe rwose hagiye hakorwa ibikorwa remezo bitandukanye, kenshi byanabaga imbogamizi z'iterambere ndetse n'ubuhahirane, cyane ko hagiye hakorwa n'imihanda itandukanye ndetse bikaba ibintu byagiye byoroshya ubuhahirane ndetse n'ibindi bitandukanye, koroshya nk'ingendo ndetse n'ibindi, aho imihanda y'ibitaka mu nce z'icyaro yagiye ikorwa igatsindagirwa n'abaturage bo ubwabo, cyane cyane ko bagiye bahurira hamwe. Leta y'u Rwanda cyane cyane binyuze mu ijambo rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye atanga imbwirwaruhame zitandukanye mu bitandukanye zifitanye isano n'umuganda rusange cyangwa se n'umuganda, aho yagiye avuga yuko abaturage bahurije hamwe nta kibananira, amaboko menshi yahuriye hamwe akora ikintu kinini, hanyuma icyo kinini kikagira inyungu kuri rubanda nyamwinshi. Uyu munsi wa none umuganda rusange umaze kuba icyita rusange ku baturage b'u Rwanda, cyane ko umuganda rusange wamaze kugira mu muco nyarwanda ukaba wiganje mu muco uturanga, aho nyine abaturage bahurira hamwe kabishywe n'ubwo bataziranye rwose, bagahurira hamwe bagakora umuganda, bagasana ibikorwa bitandukanye n'ubundi biri muri gahunda za leta yo guteza imbere iterambere ry'igihugu ndetse no kwihutisha amajyambere. Umuganda rusange kandi ufitanye isano n'amateka u Rwanda rwaciyemo mu myaka ya kera yiganjemo 1994 ndetse na mbere yaho, aho gahunda z'ubufatanye zabaga ziri inyuma cyane ko leta yari iriho yashishikarizaga abaturage kugira amacakubiri ndetse n'urwango, bamwe bakanga abandi, biri no mu bintu byagiye bitiza umurindi kuba bamwe bajya mu gihande kimwe n'abandi bakajya mu kindi, bigasubiza inyuma gahunda z'ubufatanye ndetse no guteza imbere igihugu. Uyu munsi wa none rero abaturage b'u Rwanda bari kwiteza imbere binyuze muri gahunda y'umuganda rusange witabirwa n'abaturage ku ijanisha rinini mu bihe bitandukanye, bamwe na bamwe bari kugenda baniyongera mu bihe bitandukanye. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi natuyasoreje hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Nimba uri mushyashya, icyo usabwa ni ugukanda subscribe cyangwa se kusabone, nyuma wamara kwiyabonesha kujya udukurikirana umunsi ku wundi, cyane yuko Taifa Rwanda twiyemeje kubagezaho amakuru yizewe kandi agezweho. Nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire. Ciao ciao.